Imana ishimwe rwose. Hagitaho umuntu adufasha gufata ariko ntayiduhe. Mureke dusome igice cya 5 cy'urwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'i Tesalonike. Reka duhere ku murongo wa 12. Uyu munsi turiga umurongo wa 19 n'uwa 20 kugera ku wa 22. Navuga ngo ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe babategekera mu mwami wacu babahana, mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo, mugirirana amahoro. Kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyaha bica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Amen. Mwami Imana, ndagushimiye cyane kubw'amagambo yawe akomeye aboneka mu byanditswe byera mu bitabo 66 byo muri Bibiliya. Tugushimye Nyagasani kubw'aya magambo dusomye Mwana, ashobora kumvikana Nyagasani nk'inama z'ubwenge umuntu ashobora kugira undi, ariko Mwami aya atandukanye n'ibyo kuko ni amagambo y'ukuri kwawe Mwami. Turakwinginze rero kugira ngo imitima yacu nk'uko ab'i Tesalonike bahamywa yuko ijambo ryawe ribageraho ritabagezaho nk'ijambo ry'abantu, ahubwo ryabagezaho nk'ijambo ry'Imana. Mwami, twe kuyafata nk'amagambo Nyagasani y'inama nziza muri ubu buzima, twe kuyafata Nyagasani nk'amagambo umusaza yabwira umwana muto y'inama zikomeye, twe kuyafata Nyagasani nka bya bindi abantu bajya bita ubutunzi bwahishwe Nyagasani bw'inama zigibwa n'abanyabwenge, ahubwo Mwami tuyafate nk'ijambo ryawe ry'ukuri Mwami. Ubuntu bwawe ubane natwe Mwami muri uyu mwanya none n'iteka ryose. Amen. Ahantu dusomye niho tugiye gukomeza kureba, ni mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike, urwandiko rwa kabiri rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Mu by'ukuri muri uru rwandiko ahantu twari tugeze ahantu Paul atangira guhugura aba bantu b'i Tesalonike, cyane cyane uhereye ku gice cya 4 abanza kubahugura ku bintu bari bajirweho bijyanye no kuzuka kw'abapfuye. Akababwira ko badakwiye kubabara nk'abadafite ibyiringiro, kubera ko rwose abantu bapfiriye muri Kristo bazazuranwa nawe. Bityo rero ngo bamaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Hanyuma aza mu gice cya 5 akongera akabahugura ku bindi bintu bitandukanye, ariko cyane cyane akabahugura ku by'ibihe n'iminsi byo kugaruka kwa Kristo. Akababwira ko ibyo nta mwana w'umuntu n'umwe ufite kumenya igihe n'umunsi Kristo azagarukiraho. Cyakoze nanone abana b'Imana badakwiye kubaho nk'abantu bazatungurwa n'uwo munsi, kuko atari ab'umwijima ahubwo ari ab'umucyo. Amen. Rero aha mu gice cya 5 niho ababwira ngo nanone bahumurizanye kandi bahugurane nk'uko basanzwe babikora, bahumurizwe n'uko Kristo azagaruka uko byamera kose. Yo tugeze hano ku murongo wa 12 w'igice cya 5 rero Paul atangira gukomeza abwirijwe na Mwuka Wera. Ikintu tuze kucyumva kuko aya ni amagambo y'Imana. Iyo tubiherereje kuri Paul cyane, hari igihe birangira bibaye ibya Paul. Ku buryo ujya usanga hari n'abanyarwanda bajya bavuga ngo ariko ngo nukubera iki ngo mujya mwicara ngo mukiringa ngo gusoma nk'inzandiko ngo Paul yandikiye ngo itorero ngo ry'i Tesalonike. Ntabwo ari ikibazo cya Paul, ni Mwuka Wera wabwiye amatorero, kandi aya magambo ye ahoraho kandi agahora agenga itorero. Rero tubona nyine Mwuka Wera akomeza guhugura itorero ry'i Tesalonike akoresheje Paul ku gice cya 12 nako ku murongo wa 12 w'igice cya 5 avuga ukuntu abakuru b'itorero bagomba kugenzerezwa,
hanyuma akababwira ko bagomba gucyaha abica gahunda muri bo. Nyine umukristo ntabwo agomba kuba ari umuntu uri aho w'ingarisi ugira kujarajara, ugira ubuzima butagira umurongo. Hari igihe abantu bajya batekereza ko ariko abakristo bagomba kubaho, ndetse rimwe na rimwe uzasanga mu matorero y'abakarismatike rimwe na rimwe hari igihe bajya batinza amateraniro bakarenza igihe bagombaga kuberaho ngo niko ngo bagomba kumva mwuka wera. Rero Bibiliya itubwira ko tugomba gucyaha abica gahunda, kuko abakristo bagomba kubaho ubuzima bufite umurongo rwose. Ukabyuka mu gitondo uzi ngo ndakora ibi bintu, ukabishyira ku murongo ukabikora. Apana gutekereza ko hari ukuntu umwuka wera ari buze gukorera muri wowe mu buryo budasanzwe. So rero aravuga ngo mucyahe abica gahunda, ariko muri uko gucyaha abica gahunda ngo mufashe abadakomeye. Muzirikane ko muri mwe harimo abadakomeye, nanone mubafashe. Ikindi kirimo ngo mufashe abadakomeye, ngo kandi ngo mukomeze abacogora, ngo mwihanganire bose. Ibyo bintu birakomeye cyane. Ni ibintu nyine umukristo agomba kugendana mu kujya gucyaha abica gahunda. Rero tubona Paul akomeza ababwira ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mubibaho byose muhore mushima. Ikindi arababwira ngo mucunge muri mwe hatagira umuntu witura undi inabi yamugiriye. Ibi nyine twabitinzeho ubushize turi kureba ko rwose iyi si nyine yuzuye revenge. Nyine dutekereza ko umuntu nyine wabonye uburyo yihorera ku bantu bamugiriye nabi ari we uba wageze ku ntego z'ubuzima bwe, ku buryo rimwe na rimwe ukunze gusanga nk'ababyeyi babwira umwana ngo uzige cyane, ngo kugeza ubwo ngo wakwimye ngo azagusaba. So ugasanga nyine yabaye intego y'ubuzima. Nyine nuko tubaho muri revenge, ku buryo nyine rimwe na rimwe iyo tuvuze revenge hari igihe tubizana mu bwicanyi, ariko sibwo. Ahubwo nyine revenge ni ukuba hari ukuntu wumva mu by'ukuri ikintu kiraje umutima wawe ishinga, ari uko hari ukuntu uri buze kugira ibintu ukora ku buryo nyine bizageraho n'abantu bagupfobyaga bakabona waragize success. Nabyo biba biri muri ibyo nyine. Ibyo ntabwo bikwiye kuba intego y'ubuzima bw'umukristo. Ariko ikindi cya kabiri twarebye ko nanone kutitura abantu inabi bakugiriye bitandukanye nanone n'ubutabera n'amahoro, gushyigikira nyine ubutabera n'amahoro. Tubona ko ibyo bintu ari ibintu umukristo nyine agomba kugira gute, agomba gushyigikira. Ibyo twabitinzeho. Rero aha tugeze haravuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ntimukazimye umwuka w'Imana. Niba muri kuhareba niyo mirongo ya mbere yaho, avuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Ikindi cya kabiri akavuga ngo nibyo tugiye kurebaho, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Amen. Hano tubona Paul akomeza kubwira aba bantu, ariko akababwira mu buryo buri imperative. Imperative nyine ni uburyo bw'uko ni itegeko. Amen. Ntabwo ari ibintu aba bantu bagomba gufata nk'aho ari option, nk'ibintu nakora cyangwa se inkore, sibyo? Hari n'abantu muzasanga bavuga ngo mu isezerano rishya nibyo nta muntu ukizwa n'amategeko, nta muntu ukizwa n'uko yakoze ibi, muze kubyumva. Ariko nanone hari ibintu Imana itegeka abera bayo. Amen. Nk'uko twabonye hano hejuru havuga ngo nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu, gusenga ubudasiba, kutitura abantu nabi babagiriye, ngo ibyo ngo nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Bimeze nk'aho hari abantu Imana yacunguye ikabacungurira muri Kristo Yesu ibashakaho ibi bintu. Amen. Ishaka ko nyine mu bwoko bwayigomeye mu isi hose hasigara hari abantu noneho basigaye bameze batya. Muri kubyumva? Rero ikintu iyo turi kukivuga mubanze mwumve umwimerere w'aya magambo. Iyo bavuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, sibyo?
niba ari ugutazimya umwuka w'Imana, icya mbere turi bwumve muri aya magambo ni imperative, ni itegeko ry'umwami. Amen. Ni itegeko ry'Imana mu ijambo ryayo. Ntabwo turi buze kuvuga rero ko atari itegeko ry'Imana. Yego? Irindi jambo rikurikiyeho muze kurireba. Ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa. Iri naryo ni itegeko. Yego? Ngo ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi. Icya mbere umwimerere w'aya magambo tubona Paulo ari kubwira itorero ry'i Tesalonike nk'uri kubaha amategeko y'ibikwiye kugenzerezwa. Amen. Icyo ni icya mbere dukwiye kumva. Ntabwo ari kubabwira ibintu nk'uri kubabwira ngo wabishaka yabikora, utabishaka yabirorera. Yego? Ahubwo harimo iki kintu nyine, ntimukazimye umwuka w'Imana, ntimugahinyure ibihanurwa. Sibyo? So ikindi rero nyine turi kubona Paulo ari kuvuga, ndagira ngo tuze kujya muri aya magambo nyine twumve icyo avuze n'icyo bitavuze. Amen. Yego? Ni ukuvuga ngo iyo bari kuvuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, reka mpere kuri icyo. Icyo bitavuze ntabwo bivuze ko umwuka wera ari umunyambaraga nkeya ku buryo umuntu yabasha kugandira ubushake bwe. Yego? Cyangwa se yabasha kuzimya iby'Imana ishaka gusohoza. Kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu barigize ibishingirire, ku buryo nyine usanga abantu barishyize muri pozisiyo yo kujya bategeka, ugasanga umuntu ari gusenga avuga ngo ndategeka, ndagira gutya, nyine ugasanga ni umuntu nyine usigaye utegeka iby'Imana igomba gukora. Iyo ntabwo yaba ari Imana. Ahubwo umuntu wese uzi imbere y'Imana ari gusenga aza kururuka nk'umutindi wese, nk'umushonji ndetse nk'umukene ufite inyota nyinshi ukeneye guhazwa n'Imana gusa. Uwo muntu rero umunyantege nke iyo yaje mu rugo rw'umunyamaboko ntabwo azategeka. Ibyo ni ibintu bisanzwe tugomba kumva. Ubwo butware rero bw'abantu bategeka sinzi aho babukuye. Ego? Icyo ni icya mbere. Ntabwo bikwiyeho ko Imana iri ishobora byose, isumba byose, ibera hose icyarimwe, yahozeho iteka ryose, umuremyi twe tukaba turi ibiremwa. Amen. Sibyo? Icyo cyo ntikize kugira umuntu gicanga nyine niba kugaho ntimukazimye mwuka wera. Amen. Icyo ni icya mbere. Hanyuma rero icyo bivuze. Icyo bivuze ni uko abera b'Imana, abantu bari kubwirwa n'abera b'Imana. Ego? Uburyo Imana yadukijije ni uburyo ikomeza kugenda idukiza. Amen. Ndetse ni n'uburyo Imana izadukiza. Yego? Ni ukuvuga ngo abantu Imana yakijije iri kubakiza kandi izabakiza. So icyo kintu rero cy'uko yabakijije ikaba iri kubakiza kandi ikazanabakiza, muri uko kuba iri kubakiza niho haziramo iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu yazimya mwuka wera kubera ko Imana iracyari kumukiza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, Imana imukiza. Ego? Urubanza rw'ibyaha, cyo ni icya mbere. Umuntu nyine wizeye Yesu Kristo, umwanya yamwizereyeho, uwo muntu aba atazacirwa iteka n'Imana. Amen. Aba ari umuragwa w'ubugingo buhoraho, abazajya mu ijuru. Yego? Atabiheshejwe n'ikintu icyo ari cyo cyose yakora, ahubwo abiheshejwe n'umurimo Yesu Kristo yagize gute? Yakoze. Ikindi cya kabiri, umuntu akizwa yakizera, akizwa imbaraga mbi z'icyaha. Mu yandi magambo, icyaha cyamutwazaga igitugu kiganzwa n'urukundo ruri muri Kristo Yesu. Amen. Umuntu agatangira gukurikira Imana adahaswe, ahubwo agatangira gukurikira Imana kubera ko yasogongeye neza, akamenya yuko Imana igira neza. Amen. Nicyo cyaha cyanditswe kijya kivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Imana igira neza. Ntabwo abantu bajya babivuga bicaye yuko Imana yabahaye imodoka cyangwa yavubye imvura hari hamaze iminsi hagwa, nako hari hamaze iminsi hari ivumbi ryinshi. Oya. Ahubwo niba mwarasogongeye mukamenya ko Uwiteka agira neza, abantu babivuga bashingiye ku neza Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Mu rukundo rutarondoreka umuntu adashobora kubona kuri iyi si, umugabo adashobora gukunda umugore we. Yego? Umubyeyi adashobora gukunda umwana we. Yego? Urukundo abantu bakwadobse mu muryango wabo, bagutaye ku muhanda, badashobora kugukunda. Amen. Ni urukundo rwa Kristo, urwo yakunze umunyabyaha mubi ukwiye kurimbuka, akamugabira ubugingo buhoraho, yemeye kuza mu cyimbo cye, agakora ibyo yasabwaga gukora. Yego? Agahinduka umugaragu w'imbata. Niko Bibiliya igivuga. Ni Imana, ariko ngo yabonye ko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata.
amen. Ngo yahindutse umugaragu w'imbata. Umuvandimwe yararimbye ngo yahindutse insuzugurwa ku bwacu, amen. Ego Imana itagira iki kintu, idafite na kimwe iri gukorera, ihinduka umugaragu w'imbata kugira ngo umunyabyaha uri bumenye iby'ibyaha bye yarangiza akizera umurimo wa Kristo, amen, yakoreye muri iyi si, n'umurimo yakoreye ku musaraba wo kumukuraho igihano cy'ibyaha. Uwo muntu aba akuyeho igihano cy'ibyaha, ababariwe by'iteka ryose, azabane n'Imana mu ijuru, bidaturutse yuko yabanje kureka ibyaha bye, ahubwo biturutse ku byo Yesu Kristo yagize gute, yakoze, amen. Rero ibyo bintu bidukiza urubanza rw'ibyaha nk'uko umuririmbyi yabiririmbye, bikadukiza n'imbaraga mbi zabyo, sibyo? Hanyuma duhita tujya mu yindi pozisiyo, aho dutangira kugenda dukizwa noneho duhanagurwaho ibyaha byacu uko bukeye n'uko bwije, amen. Ego tugumana ibisigisigi by'ibyaha kuko niko Imana yabishimye. Hari umuntu ushobora kwibaza ati nukubera iki Imana ikiza umuntu yarangiza agakomeza kugira kamere y'ibyaha imukurura? Niko Imana yabishimye kandi niko yagennye agakiza. Kandi Imana niyo idukiza ntabwo twe dukwiye kuyibaza ngo why, ahubwo dukwiye kwakira ibyo yatugeneye kuko nabyo ntabyo tugeze gute, ntabyo dukwiriye. Hari igihe usanga twagumye muri ibyo bibazo, ngasanga Imana ngo iragukiza, ngo warangiza ngo ukagumana ngo imirimo ya kamere. Yego, niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo kamere irwanya iby'umwuka akunda. None ze biri kubivuga ku muntu umeze gute, ufite umwuka wera wakijijwe? Iyo mirimo rero urayigumana, niko Imana yabishimye, amen. Aho rero niho haza umurimo wa mwuka wera wo kurushaho kugenda aduhanaguje ijambo ry'Imana, uberesha ukuri ni ijambo ryawe, amen. Atweresha uburyo bw'ubuntu Imana yagiye ishyiraho, amen, ku buryo iyo umuntu aretse kwiga ijambo ry'Imana akareka uburyo bw'ubuntu Imana yashyizeho bwo gusenga no gukora ibindi bintu byose, nibyo Bibiliya ivuga ngo ari kuzimya umwuka wera, amen. Yego, mu yandi magambo rero, iyo turi kuvuga ngo kuzimya mwuka wera hano muri uru rwandiko, ndagira ngo twumvemo ibintu by'ingenzi. Harimo icya mbere, kuba nyine uyu muntu wakijijwe ibyaha ari gusubira mu kujya kuryoherwa ibyaha. Yego, biturutse mu kutirinda, kubera ko Bibiliya ijya ivuga ngo ntimugende nk'abatagira ubwenge, amen. Rero iyo tudakoresha uburyo bw'ubuntu, twisanga tutari kwirinda, yego, tukisanga turi gusubira mu byaha. Muri ubwo buryo tuba turi kuzimya mwuka wera. Uburyo bw'ubuntu rero Imana yaduhaye ijya ibasha kurindisha abana bayo, ubwa mbere ni ijambo ryayo, yego, nuko nyine umuntu agomba kwiga ijambo ry'Imana akibwira iby'Imana. Nibyo Dawidi yajyaga avuga, akavuga ngo nibikiye amategeko yawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, amen. Ntabwo umuntu agomba kwiga ijambo ry'Imana gusa, agomba kuryibwira, to meditate, amen, kuryibwira ku manywa na nijoro. Nibyo Dawidi avuga ngo nabyibikiye hehe, mu mutima wanjye. Ego, ntabwo ari iby'umutima wa Dawidi umubwira, ahubwo nibyo yakuye mu ijambo ry'Imana, nibyo nyine byitwa amategeko y'Imana, yarangiza akabibika mu mutima we, akabyibwira ku manywa na nijoro kugira ngo adacumura hehe, ku Mana, amen. Ubundi buryo bw'ubuntu tubona hano muri uru rwandiko ndetse rw'Abatesalonike turi kureba neza, Paul arababwira ngo musenge ubudasiba, amen. Umuvandimwe witwaga G.C. Ryle niwe wajya kuvuga ngo ntabwo ibyaha no gusenga bijya bitura mu mutima umwe. Ni ukuvuga ngo umutima uri mu ibyaha uba warirukanye gusenga, yego, umutima urimo gusenga wirukana ibyaha, ariko ntabwo bishobora gutura mu mutima umwe, sibyo? Uburyo bw'ubuntu rero Paul abwira Abatesalonike, akababwira ngo musenge iteka, amen. Ntabwo bari kubabwira ngo mujye muhora mu masengesho, ahubwo bari kubabwira ngo ntihakagire ikintu gitangira amasengesho yanyu, amen. Ego, ntihakagire ikintu muvuga ngo cyababujije kugira gute, gusenga, amen. Musenge ubudasiba, sibyo? So ubu ni uburyo bw'ubuntu tubona nyine Paul ari kwandikira Abatesalonike. Ibi bintu rero iyo tubyirengagije bavandimwe, bijyanye no gusenga no kwiga ijambo ry'Imana mu buryo budasiba, yego, niyo ntwaro nyine iginesha umwanzi, niyo ntwaro igitsinda kamere.
nibyo mwuka wera akomeza kugenda dukirisha. Amen. Turindiriye igihe Kristo azadukiza by'iteka ryose ku munsi w'imanza, ku munsi wo gucirwaho iteka. Amen. Ego nuko rero agakiza kameze. Rero iyo umuntu nyine ari kuzimya mwuka wera, ni iki kintu cyo kwirengagiza uburyo bw'ubuntu. Amen. Imana yagiye ishyiraho irinda abana bayo muri iyi si, cyane cyane mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Ibyo bintu biri basic, bisasira ibindi byose. Hari n'ubundi buryo bw'ubuntu bugiye butandukanye burimo guterana n'abera. Ego ubwo burahari, ariko cyane cyane ubwo buri basic, sibyo? Kubera ko nyine Bibiliya iravuga ngo muhugurane, ngo ko urya munsi wegereza. Amen. Hari ibintu mu by'ukuri nshobora gusoma mu ijambo ry'Imana, ariko ntibize kugira imbaraga muri njye ntarahura n'umuntu ubikora. Icyo nicyo guterana n'abera bimara. Amen. Nkaba narabisomye rwose, nkumva ndanabyumva, ariko nyine iyo mpuye nanje twateranye akambwira uburyo ari kubaho, hari ubwo nyine mbona hari ibintu byananiye ari kubaho, bikongera bikantera umwete wo guhaguruka. Amen. Mwongera nkabyuka. Niyo mpamvu kizira yuko umuntu ukirijwe adaterana na bene data bakijijwe. Ni icyaha rwose gikomeye, kuko nuko utirinda, nuko udakoresha uburyo bw'ubuntu, nuko uzimya mwuka wera wadushyiriweho. Amen. So rero uko nukuri nyine Paul ari kubwira aba bantu ngo ntimugatere agahinda mwuka wera. Mu Baefeso ibice 4 umurongo waho wa 30 bavuga yuko abantu bajya batera agahinda mwuka wera. Amen. Muze kumva rero ahantu twahereye. Gutera agahinda mwuka wera nyine arababwira ngo ntimugatera agahinda mwuka wera wabashyiriweho. Amen. Baefeso 4:30. Nuvuga ngo iki kintu Paul nyine yari kukibwira aba bantu abacyitayeho rwose, ababwira ko nyine y'umuntu atari gukoresha uburyo bw'ubuntu Imana yashyizeho, aba ari gutera agahinda mwuka wera. Ikindi nuko nanone mu Baefeso ibice 5 umurongo wa 19 ni muhareba neza, mbona Paul ari kuvuga ntimugasinde inzoga zuzuye ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Amen. Like nko kubwira abakristo ko bagomba kubaho ubuzima buyobowe n'umwuka wera. Umwuka wera ayobora abantu gute? Ntabwo abayobora kuko wabyutse mu gitondo ukitigisa ukumva umeze neza. Ego abayobora kubera ko wasomye ijambo ry'Imana ukumva uri kubaho iby'ijambo ry'Imana rivuga. Muve kuri bya bindi by'abantu bajya babeshya ngo buzuye mwuka wera kubera ko bacuranze sente, umuntu amaranga mutima akamurenga agahaguruka ngagatera haleluya y'umurambara. Ruriya sukuzura umwuka wera no kuzura umuziki. Kuzura umwuka wera no gusoma ijambo ry'Imana. Ego ugakora ibyo rivuga unezerewe rwose agakiza ko muri Kristo Yesu. Ko niko kuzura umwuka wera. Ibindi ni ibihimbano by'abantu. Rimwe na rimwe ku buryo usanga umuntu ari kuvuga ngo ariko ngiye ngo sinjya nuzura umwuka wera. Nugenda ugasoma nimba ukijijwe umwuka wera uramufite. Nuzoma ijambo ry'Imana ukaba uri gukora iby'Imana izaba n'umunezero mwinshi ku bwa Kristo Yesu, uba wuzuye umwuka wera rwose. Uzagenda wumva ko ari we muntu wuzuye umwuka wera. Rero nibyo Paul nyine aho ari kuvuga hano, tuze kubyumva. Ntimukazimye umwuka wera. Cyane cyane rero impamvu Paul abarimo abivuga, muze kumva impamvu bihura n'ibyo nyine ndimo nshaka kubabwira. Ku murongo wa 20 aravuga ngo kandi ntimugahinyure ibigira gute? Ibihanurwa. Amen. Hano ibihanurwa, ikintu cya mbere turi buze kumva by'umwihariko, Paul igihe yavugaga ibihanurwa, iki gihe mu itorero hari harimo abahanuzi. Impamvu mvuga ibyo bintu nuko iki gihe itorero ridafite abahanuzi, ribafite mu buryo bumwe. Reka nze kubivuga, kuko abahanuzi habaho foretelling na foretelling. Ego iyo umuntu ari kubwiriza ijambo ry'Imana ku gatuti, ijambo ry'Imana rimwita umuhanuzi. Ego ntibisaba yuko ari buze kukubwira ngo mwana wanjye nakubonye ngiye kukugirira neza. Oya, ahubwo nyine kuba umuntu asoma ijambo ry'Imana akaryenterpreta. Ego byanditswe byera bimwita umuhanuzi. Muri abo bantu uzabonamo nka Mose yenda Imana yamubwiraga ijambo ry'Imana. Ego ikanarimuha nyine akarizana, sibyo? Ariko nanone ntabwo urabona Mose arimo ahanura ibintu ngo bizabaho.
hari ibyo mujya mubona ariko Bibiliya imwita umuhanuzi, ku buryo ndetse itanamwita umuhanuzi woroshye, ahubwo yabwiraga Abisirayeli ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi utameze nkanjye, ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi utameze nkanjye wo mu bwoko bwanyu, ari we Yesu Kristo, ngo muzagire gute, muzamwumvire. Amen. Yego. So rero twebwe kubera umuco w'ubupfumu watwinjiyemo uhereye muri ba sogokuruza, iyo tuvuze umuhanuzi tuba twumva ari umuntu muri buze guhura yarangiza akakubwira nk'ibintu bizabaho nk'ejo, rimwe na rimwe bakanakubeshya akakubwira ngo Imana igukijije impanuka, ukagenda uvuga ati Imana igira neza, we yigirije impanuka. Ubuze nagenda kuri moto nkagera hano Imana itangirije impanuka, none zo bayikoze ndabarusha iki? Ibyo birasaba ubuhanuzi. Ibyo ntabwo bisaba ubuhanuzi rwose pe. Mwumva ibintu izo ni circumstances zo mu buzima. Kandi tugomba kwizera yuko Imana iturinda mu buryo ubwo ari bwo bwose nyine. Hari umuntu muri mwe utajya utega, ntihagira ushyira agatoki hejuru, amwe ngo njye sinjya ntega. Neza umuntu utega buri gihe, ni gute uvuga ko Imana itakurinda impanuka, ahubwo ngizindinda buri munsi bazinkisa. Ntabwo ibyo binsaba umuhanuzi. Nimba nshyitse mu rugo amahoro, ibyo simbikwiriye, ni ubuntu bw'iki bw'Imana. Amen. Ntabwo bizaba umuntu uri buze kuza ngo ampanurire ngo muhe amafaranga, ngo Imana iguhaye diplome. Ninde muntu wiga udashaka diplome? Kurya akeneye umuhanuzi uzaza kumubwira ko Imana yimuhaye. Ikindi Imana niyitanga kuko niyo yaguhaye ubwenge ahubwo bukoreshe neza. Wahe kujya kuvuga ngo Imana impaye diplome, ngo bari barampanuriye ko nziga kaminuza, nutayiga nyine utekereze kuri umunebwe kuko ntabwo uri gukora ibyo wakabaye ukora. Hanyuma ugira umwete, wigana umwete, urebe ko utazayiga. Hari ikindi kandi ibyo nabyo ubishimira Imana ko ari ibitanga, wowe kwishingikiriza ku bwenge bwawe. Yego. Hari responsibility umuntu aba agomba kugira Imana yamuhaye nyine, kuko umuntu ntabwo ari ishu. Umuntu nyine ni umuntu, agomba kugira responsibility, hanyuma agakora ibyo agomba gukora. Rero hano bari kuvuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa. Icya mbere, icyo gihe itorero ryari rigifite abahanuzi. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'iki? Abahanuzi. Amen. Yego. Ngo Kristo ni ibuye ry'insanganyamatsiko, cyangwa se nyine ngo ni cornerstone, ni ibuye ryo mu mfuruka, niko mu Efeso 2 bavuga. Yego. Bivuga ngo hari abantu Imana yapointinze bakaza ari intumwa, abandi ari abahanuzi, kugira ngo bashyireho urufatiro rw'itorero. Kandi nibamara kurushyiraho, abo babe barangiye rwose. Nibamara kurangira itorero ry'Imana rikomeze kubaho. Amen. Yego. Hano rero muri iki gihe Paul ari kubwira aba bantu ngo ntibagahinyure ibihanurwa, yabonaga yuko abahanuzi bagize gute bahari. Abahanuzi rero badusigiye ubuhanuzi bwabo mu byanditswe byera muri Bibiliya kandi biruzuye. Amen. Kuryo nta wundi muntu nyine ukenewe. Ariko iki gihe bari bahari, kuko niyo uri kureba mu byanditswe byera cyane cyane Paul bari kubabwira kwita ku ijambo ry'Imana icyambere rihari, kuko Petero arandika mu rwandiko rwe rwa 2, n'uruva rwa 2, igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21, akavuga ngo mubanze kumenya iki, yuko nta buhanuzi bwaturutse ku bushake bw'umuntu, ahubwo abahanuzi bose bahanuye ibyo bahanuye bashorewe n'iki? N'umwuka w'Imana. Amen. Cyambere ni ukubabwira ati mwitondere ibyanditswe byera. Amen. Kuko nta byavuye ku bushake bw'umuntu. Ariko ikindi cya kabiri ni ukubabwira ati mumenye abahanuzi bari muri mwe, mwitondere ibyo bagira gute bababwira, ntimukagire gute, ntimukabihinyure. Kubera ko Paul we ubwe mu byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo waho wa mbere havuga gute? Haravuga ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hari harimo abahanuzi n'abigisha, barimo na Paul na Barinaba. Yego. Ndetse ibyakozwe n'intumwa ibice 15 umurongo waho wa 32 havuga yuko ngo hari abahanuzi barimo Silasi, we ubwo ari mu bantu banditse urwandiko. Yego. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ni Silwano, Bibiliya ntagatifu ikavuga ngo ni Silvanusi, sinibuka neza. Hari aho bagira bakavuga ngo ni Sira. Yego. Ariko ni Silasi nyine, bavuga ko yari umuhanuzi nyine. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 15 umurongo wa 32. Abo bahanuzi rero bari bahari. So gusa ikibabwira ko bikomeye cyane
ni ukuvuga ngo Paul ikintu ari kubabwira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, yego, ibyanditswe byera. Icyo ni icya mbere, kuko ibyanditswe byera bibiri tubwira ko ari ubuhanuzi, cyane cyane mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 19 n'uwa 18 hajya hatubwira ngo nihagira umuntu wongera ku gitabo cyo muri ubu buhanuzi, yego, bakavuga nyine ibyanditswe byera nk'iki nk'ubuhanuzi. Ndetse Yesu Kristo muri Luka ibice bya 16 umurongo wa 19 ku mugani wa Lazaro na Nyamutunzi aravuga ngo igihe Nyamutunzi bari kuvuga ngo nibura ngo Abrahamu yohereze Lazaro ngajye kuburira abavandimwe be, aramubwira ngo bafite Mose n'iki n'abahanuzi. Amen. Ngo bagomba kumvira, nko kumubwira ko nyine bafite ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera, bibasha kubamenyesha rwose ibyo niyo umuntu yabavuye mu ijuru yaza akagira gute akabamenyesha. Nuko ibyanditswe byera binakomeye. Nuko Yesu we ubwe ari ku isi yabigereranya byonyine n'intumwa yabivuye mu ijuru ku Mana, yego, ikaza ikabwira abantu ibikwiriye. Amen. Yego, avuga ngo bafite Mose n'iki n'abahanuzi. Ndetse na Yesu ubwe nanone muri Luka 24:27 igihe yari amaze kuzuka, hari abantu ngo bari kujya ku kirorero cya Emausi, ngo bazi inyuma ngo ariko ngo ntibamumenya, ngo batamumenye ngo bakajya bamubwira ngo niwe ngo utaramenye ngo ibyabereye i Yerusalemu, ngo yuko ngo hari umugabo babambye, ngo hanyuma ngo akaba yarazutse, ngo akababwira ngo mutinze kwemera ngo ibyavuzwe n'intumwa n'abahanuzi. Amen. Ngo nuko ngahera ngo kuri Mose n'abahanuzi ngo basobanurira ngo ibyanditswe kuri we. Ugahita wumva ko ubuhanuzi busobanuye ibyanditswe byera, yego, nta kindi kintu nyine umuntu arajyamo, sibyo? Rero ahantu turumvamo meaning ebyiri. Icya mbere nuko aba bantu batagomba guhinyura umwuka wera mu gihe hari umuhanuzi muri bo uvuga, yego, kuko igihe hariho abahanuzi, ariko abahanuzi bari bazwi nanone, mutagira ngo yari umuntu uturumbukiriye akaza akavuga ngo ndi umuhanuzi. Niyo mpamvu Bibiliya nyine tubwira ngo Silwano cyangwa se Silvani na Barinaba bari iki, bari abahanuzi, bari bazwi, yego, bari abantu bagendanaga n'intumwa basanzwe bazwi. Ikindi cya kabiri nuko yababwiraga ko bagomba gufata ijambo ry'Imana mu buremere bwaryo, ndetse ibyanditswe byera bivuga yuko aba bantu b'i Tesalonike bari barayifashe mu buremere bwaryo. Ubwo twababwiye ijambo ry'Imana igice cya 2 umurongo wa 13, ubwo twababwiye ijambo ry'Imana ngo ntabwo mwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryakiriye nk'iki, nk'ijambo ry'Imana. Ibyo bintu rero bibiri akababwira rero ngo ahubwo mugerageze byose. Amen. Nanone ubuhanuzi nyine umuntu naziri akavuga ngo ni umuhanuzi, ntimwemere ibyo avuga, ahubwo mubanze mugenzura ibyo ari kugira gute, ibyo ari kuvuga. Icya mbere ko bihuje n'ijambo ry'Imana, yego. Icya kabiri koko nimba uyu muntu ari umuhanuzi, yego, kubera iki? muze kumva ibi bintu. Yesu yandikira itorero ryo muri Efeso ngarishimira ikintu gikomeye. Icya mbere arishimira ngo nuko ngo ryagenzuye abiyita intumwa ngo rikamenya ko atari so. Amen. Byari byoroshye ko muri kiriya gihe intumwa zari ziriho, umuntu haguruka akiyita intumwa kugira ngo ibintu avuge bize kugira uburemere, yego. Hanyuma rero itorero ryo muri Efeso ngo ryari rifite umutima wa discernment, wo kurobanura, rikamenya abantu nimba umuntu aje avuga ngo ndi intumwa, yego, rikabasha kumenya nimba koko ari intumwa, rikareba nimba ari muri 12 cyangwa nimba ari Paul. Nicyo bisobanuye kumenya biyita intumwa, nta kindi bisobanuye. Nimubijyane kure ngo ni gute ze namenya ko niba atari muri 12, akaba atari Petero, akaba atari Yakobo, akaba atari Yohana, akaba atari Matiyasi, akaba atari Matayo, ego, Baritolomayo, Filipo, ego, akaba atari na Paul, uwo muntu uzintumwa. Icyo kiroroshye. Impamvu ibyo bintu mushobora kumva wenda umuntu akabije ni ukwibaza nimba intumwa ari umuntu ubonetse wese. Ni ukubera iki Paul afata umwanya wo gusobanura ukuntu yabaye intumwa, akabyandikira itorero ryo mu ry'Igalatiya, akabwira ati ngende intumwa yatumwe n'Imana itaratumwe n'abantu. Akabwira ati ni Yesu Kristo wanyitumiyeho, muzi ukuntu nabanje kuba umugome ndenganya itorero, Yesu Kristo yaje kumfata ngiye Damasiko, yego,
ndetse akavuga ko yafashe imyaka 3 ari muri Arabiya ari kwigishwa na Yesu Kristo. Ibyo bintu akabibwira itorero rya hehe Gigalati. Akabwira ati ndetse ikindi kintu kibihamye, mvuyeyo nagiye kubonana n'abitwa intumwa basanzwe bazwe, dukorana mu biganza, bumva ko ubutumwa nahawe koko aribwo bahawe nabo. Yego, akavuga ko ari intumwa, sibyo? Hano rero arababwira ngo mugenzure byose. Amen. Umuntu naza avuga rwose muri mwe yuko ari umuhanuzi, mubanze mu mugenzurire kubyo avuga, ariko munamenye nimba ari umuhanuzi. Yego, kubera iki rero? Arababwira ngo muri ibyo mugenzura ngo mugundire ikiza. Amen. Cyangwa se nimba avuga ibintu bizima nyine muze kugira gute, muze kubigundira. Mu byakozwe n'intumwa ibice 17 niho batubwira itorero ngo ry'Iberoya. Itorero ry'Iberoya ngo Paul hagira ngo ari kubabwiriza ubutumwa bwiza, ngo basigaraga ngo bashaka mu byanditswe byera ngo barebe ko ibyo Paul yabigishije ari iki, ari iby'ukuri. Amen. Rero abakristo bagomba kugira uwo mutima wa discernment wo kwita ku by'Imana muri ubwo buryo. Amen. Apana umuntu guturuka iri akazana icyuka ngo ni umuntu w'Imana, hanyuma agasiga n'ababitsemo ubwoba ngo ntimugasuzugura umukozi w'Imana. Nuko abantu bundi baza bakavuga ati wowe urashaka gusuzugura uw'Imana yimikishije amavuta, iyakwimikisha sinari impari. Wiza kunkanga rero ko yakwimikishije amavuta. Igihe hari nuko ndi kureba nimba uri kuvuga ibyiri jambo, nimba utavuga ibyaryo, umucyo ntabwo ugomba kugutambikira. It's okay. Ntabwo ndi burwane nawe. Naho ibyo kumbwira ko Imana yakwimikishije amavuta, nta nkuba yakubize ngo twese idutangarize yuko Imana yakwimikishije amavuta. Nta kintu na kimwe. Nyine mfite uburenganzira bwo gufata Bibiliya ngacenshura ibintu uri kuvuga. Kandi nasanga uri umunyakinyoma nkakubwira nturi umunyakinyoma, n'utavana mu binyoma byawe uzarimbuka. Amen. Ngo mugenzure. Yego? Ngo mugundire ibyiza. Hanyuma ngo ibibi ngo mubigenze gute? Ngo mugenzure mugundire ibyiza kandi mwirinde igisa n'ikibi cyose, ngo mukigendere kuri igisa n'ikibi cyose. Amen. Muri ibyo bintu nyine abo bantu bari kuvuga. Yego? So rero hano Paul ari kuvuga umutima wa discernment. Ntimuyore byose, ahubwo mugenzure nk'abiberoya. Hari impamvu rero abo bantu b'i Tesalonike baba barahuye n'abantu benshi babahagarika imitima. Icyambere cyo hari abantu baza bakamera nk'aho bari kubabwira ko umuzuko w'abapfuye warangiye. Yego? Igindi cya kabiri baraza bakababwira ati Yesu rwose ejo mu gitondo azaba yaje. Sibyo? Aba bantu rero bakabaho rwose bahagaritse umutima. Paul ari kubabwira ati mugenzure byose. Umuntu babwira ko azi igihe n'umunsi Yesu azaziraho ninde, ko biri mu bushobozi bwa Data. Yego? Ari kubabwira nyine mugenzure abo bantu babazamo bakabaroha mu inyigisho z'ubuyobe. So ari kubabwira ati mumere nk'itorero ryo muri Efeso ryagenzuye abiyita intumwa rikabona ko atari zo rwose. Ndetse Yesu Kristo ngo ikindi kintu atushimira itorero ryo muri Efeso ngo nuko ngo banga nk'inyigisho z'Abanikorayiti. Ngizo nanjye ngira gute nanga. Niko Yesu Kristo ababwira. Wewe na abantu bafite kureba ukuri bakamenya n'inyigisho z'ikinyoma. Yego? Barangiza bakazamaganira kuri. Kimwe mu bintu bizakubwira umuntu udakijijwe ni wa muntu uzasanga ari kukubwira ngo ngiye ahantu hose ngo ngeze ngo havuga Imana. Ngo nanjye ngo njyayo. Ngubira ngo nkunda Imana, ntukijijwe. Urwo rukundo rwawe ntago ari urw'Imana n'ibishuko bya Satani. Ari gukomeza kukongoshyeshya kugira ngo urimbuke. Abakristo rwose babwirwa kugenzura byose. Nta nubwo babwirwa kugenzura bimwe byose. Nanjye mpagaze hano ndi kubabwiriza mugende mugire gute mugenzure. Kuko nibyo biri bumfashe nimubona hari herese nigishije, muze kumbwira ati muvandimwe rero ibintu wigishije kuri naje kureba mbona hano harimo herese. Yego? Naje kureba mbona harimo ubuyobe. So nuko abakristo bagomba kubaho. N'abantu bagomba kubaho bari maso. Amen. So nibyo rero Paul ari kubwira itorero. Icyambere ari kuribwira ngo ntimukazimye umwuka wera. Amen. Mukomeze mwite
ku buryo bw'ubuntu Imana yabashyiriyeho kugira ngo murusheho kugenda muyumvira kandi murusheho kugenda mwezwa, murusheho kugenda mukizwa muri ubu buzima. Amen. Uburyo Mwuka Wera akoresha bwose abageraho. Amen. Ubwo ntimubuhinyure, ahubwo mubukoreshe, kandi mubukoreshe neza, mububyaze umusaruro. Ntibunabukoreshe nk'umuhango uri aho wo kwatendinga. Niba bavuga ngo hari Bible study, muvuge muti nta mukristo wo gusiba Bible study. Oya, ntabwo Imana yayishyizeho kugira ngo ntituyisibe, ahubwo yayishyizeho kugira ngo twungukirwe. Amen. Yego. Niba bavuga ngo hari amateraniro, uvuge ati ubu ndakirirwa ndyamye ndi umuntu ukijijwe. Oya, ibyo ntabwo Imana yabishyizeho kugira ngo ku munsi w'Umwami ntuzajye wirirwa uryamye. Yabishyizeho kugira ngo ugende ugire gute? Wungukirwe. Amen. Yego. Nugerayo nurwane n'ibitotsi nyine ntusinzire. Yego. Nyine kugira ngo urusheho kugira gute? Kungukirwa. Ntimukarwanye, ntimukazimye Mwuka Wera. Amen. Mukoresha uburyo bw'ubuntu bwose. Amen. Ikindi ngo muzajye mugira gute? Ngo ntimugahinyure ibihanurwa. Rwose ijambo ry'Imana nimba rivugwa, ntukajye ufite umutima wo kunegirisha. Yego. Ntukajye ufite umutima wo kujonjomora mw'ibyo uri bufate n'ibyo utari bufate. Igihe bihuje n'ukuri nyine fata ibyo. Oye kujya kuvuga ngo urumva ngo ngibi ngo simbikunda. N'ubundi nyine iby'umwuka hamya kamere irabyanga. Icyo kintu yaba nyine twakigenzuraga buri gihe, ahubwo twe turagenda tukabihengekera muri libati. Tukatekoza ubundi ibintu ni libati, ngo ni libati ngo of conscience, nyine tukashaka kandi hano tubihengekera. Ariko mu by'ukuri nyine ibintu ijambo ry'Imana ryavuze pe, mbere yuko nyine turi buze kujya gutekereza ngo ni libati, reka tubanze dutekereza ko ari Imana yabivuze. Yego. Imana niyo yonyine ifite libati. Hanyuma muri iyo libati Imana ifite niyo igenera umuntu icyitwa libati, ntabwo umuntu ari uyigena. Amen. Yego. Hanyuma rero rwose ngo ntitugahinyure nyine ijambo ry'Imana niba ryigishwa, tube soba, tubyiteho. Amen. Kuko nyine ni ubugingo bwacu. Yego. Ntitugahinyure ibigira gute? Ibihanurwa. Amen. Ko nukuri ku ijambo ry'Imana. Umuntu yakabaye yifuza buri gihe kwicara munsi y'aho ijambo ry'Imana ryigishirizwa. Amen. Hariho abantu benshi bagiye babaho bari batangaje. Habamo umugabo witwaga John Owen. John Owen yabayeho mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi na za 600 gutyo, ntabwo mwibuka neza. Yego. Ariko John Owen nyine yajyaga avuga ngo yumva buri gihe ahantu ngo John Bunyan nuriya wanditse igitabo cy'umugenzi, yavuga ati yumva ahantu ngo John Bunyan ari kwigisha atahatangwa. Zimwe mu nyandiko dufite iki gihe zikomeye z'abakristo ni inyandiko za John Owen. Zirakomeye cyane, ziri compact. Yari yarize amashuri menshi, yari Dr. Owen. John Bunyan nta shuri na rimwe yari yarize, yari umuntu w'umuturage wibereye aho. Urumva ubundi ugendeye ku bwenge bwa kamere, icyo si ikintu umuntu yakabaye yifuza. Akavuga ati ngewe narize, narasogongeye, nzi indimi zose, mbasha gusoma Bibiliya, yaba ari yanditse mu Kilatini ndayisoma, yaba ari yanditse mu Kigiriki ndayisoma, yaba ari yanditse mu Ruheburayo ndayisoma nk'usoma Ikinyarwanda. Ariko yajyaga avuga ngo buri gihe nyine yageze ahantu John Bunyan ari kwigishiriza, ngo yumva yaceceka akicara kumva nyine ibyo John Bunyan yigisha. Nta muntu ujya urenga ahantu yumva adakeneye kwicara munsi y'ijambo ry'Imana. Amen. Yego. Ntimugahinyure ibigira gute? Ibihanurwa bavandimwe. Hanyuma ikindi rero ngo mugenzure byose. Nanone ntimukajyeyo muri impumyi, mugenzure byose. Amen. Muri uko kugenzura byose rero bikuraho ko ari ahantu rwose hari ibintu bivuga ko ari ibihanurwa ugomba nyine bishyiraho yuko hari ahantu bavuga ko hari ibihanurwa ugomba kugira gute? Ugomba guhinyura, kuko nyine none ukwiye kujya hazima. Amen. Yego. Hanyuma mugundira ibyiza, ibibi mubijugunye kure. So nayo magambo rero Paul yandika, kandi ntekereza ko ari ingenzi cyane kuri twe no muri iki gihe. Amen. So Mukiza abe hamwe natwe. Reke dusenge.
banza ugire iyo telefone.